Ariko ndashaka kukubwira rero ukuntu ibintu bimeze. Uriya mwana w'umukobwa amaze kubura nyina yahuye n'ibibazo, arahungabana nyine. Murabizi ko bimwe nagiye mbikubwira, yarakomeretse ku mutima. Mba mbona akwiye kwitabwaho kandi niwe nagira. abandi bamukunda Si uko afite nyina, hanyuma nyina aritahira. Nuko byagenze, ariko mba mbona ntazi ukuntu bimeze. Mba mbona ari umwana wigunze, ahubwo iyo muri kumwe w'ubuntu njyewe mbona nta kibazo. ubona nta kibazo. ahubwo afite impamvu kugeraho akigunga wenda azamubaza Hanyuma se buriya ntanyisanzuraho. kuba ntamukwisanzura. Nta tuntu usa ajya kubwira maze tw'utubanga tw'utuntu. Njye niba yamba ndeba nkabona akwiye kuganirizwa, jya umuganiriza, sibyo? Hanyuma namubwire ko ubuzima bukomeza nyuma y'uko yarabuze nyina, kandi uhari mu mwanya wa nyina, nawe hari icyo bakora kugira ngo yishime, sibyo? Kandi ntakabirebe nabi. Ndabizi wowe utandukanye na ba bandi b'iki gihe bavuga ngo ba mukase b'abantu, wowe ntabwo uri mukase, wowe ngo ufata nka nyina. Rero uba ugomba kumuha keya nyine nk'umubyeyi. Dore ejo bundi nubyara azagufasha umwana, uzasanga ari we mwana n'ubundi uhari wiyita kuri murumuna we cyangwa se mushiki musaza we. ntareba uzashaka umukozi, ese niwe mukozi wawe. Kose yego dushobora no gushaka umukozi, ariko se noneho n'umukozi umukozi ntajya yunganirwa se? ntabishobora zawe. Ese ko mbona umeze nk'umuntu uhuze, ndabona umutima ushyize hirya, sinzi impamvu rwose. Okay, ntaribi rero ubwo wabyumvise, ugomba kumuganiriza, hanyuma ukajya wumva n'icyo atekereza. Twaka tumaze kumujyana. Yego, nanjye kagire ndebe runaka yaramamagaye ambwira ngo ngende ambwire niwagumara hepfo ku mudugudu ku nzu ya gatatu. Sinzi ikibazo yagize, kamurebe. Urabutse hano Ameze nabi, urarwaye, ndumva ameze nabi, uri kumva urwaye se? umutwe uri kundya wafashwe ryari? mu kanya. utagiye kwa muganga? Sinari kugera mutabizi. Iyo bivuga parese urinze kubwira utaravuga ko urwaye. Iyo ufatwa ugahita ujya kwa muganga. Nategereje ko mbikubaza nkabikubwira ukampa mituweli. Ese wagize ukajya kwa muganga? Ndaje ngeyo. Ihangane urakira. Kumva ufite n'umuriro, nimba warwaye malariya. Ndumva ameze nabi, ahubwo reka njye kuryama. Ngaho ni sawa. Amakuru y'imeze Ni meza. Wowe ese ko nakubuzana wamburiye heza. shaka gushatse kuri phone ndakubura. Kandi nyifite. Yabaye compoze. Ubwo ni network. network. None amakuru Kuri ni meza. biragenda. Ejo ndi sitari umuntu wakunaniye.
Mutaje ku ishuri se? ko mbona ugize ubwoba Ubwoba bw'iki? Ahubwo se ni ko numva ufite amatsiko yawe ndayafite nyine umuntu wakumfashije. ni wa mutipe nyine twigana shefu Shefu? ariko menya mukundana Ya ntabwo dukundana ahubwo ni ubucuti bwawe. ndumva nazi mu rugo se hari iki Mu rugo hari byose ni kwa birayoreka. ndumva ari sawa uzansura ryari se Njyewe ndi kubitegura icyumweru kizaza. nari binanye nandi kugenda ndi gutarasa nyine Yeye shana wasi. sawa nari Sawa. Rashid. Ariko cyane cyafiteho. Za muhungu yamumbajije. Umukeye. umukobwa wanjye arwaye cyangwa aratwite igikoma meze bite se shari umeze neza wowe se umeze ute nanjye nawe meze nanyumvira ko wa muturanyi nsanze nawe nyine hari ukuntu byari bimeze ariko dusize akabazo yari afite tugakemuye hari habaye iki n'ibintu nyine n'izanduru z'abagabo ndabumva hari ibintu baba batumva kimwe n'abagore babo ariko se umukobwa yahageze yahageze mu kanya ameze ate naje nyine ambwira ko arwaye ngo arwaye umutwe ariko nyine sinzi yakubwiye se aho yari yagiye ntabwo na muntu niwe mubaza kuko yaje ataka umutwe sinzi aho yari kuriya mwana hashobora kuba hari utuntu tw'utubazo aba afite sinzi impamvu atakubwira kuko none se nimba yavuye hano ameze neza none agarutse ataka umutwe kandi urabizi ko n'ubushize yaje avuga ko arumva ari kubabara umutwe ubundi buriya hari ibintu by'ibitekerezo bimutera amasiteresi aba afite hari n'imanza byo bimutera umutwe nyine ese ko ngerageza kumwegereza nkamuganiza mwereka ko ndi umubyeyi we ntagire n'icyo ambwira simbizi ubwo nyine nawe ariko buriya ni ugutwaza gake none ugutwaza gake hari igihe azakwerurira akakubwira rwose akisanzura umutima wo kubohoka akakubwira byose nk'umubyeyi buriya ntabwo yari yiyakira buriya aracyafitemo agahinda ariko nta kundi nuko nyine ibyo biba yaryamye se wamubaje icyatumye atajya kwa muganga nyine yambwiye ngo yaje asanga simari ngo arimo arashaka inoza irangamuntu ngo ajye kwa muganga birakwiye ko uriya mwana nongera nanjye nkamuganiriza akamuha umwanya kumva uko bimeze ubu rero ndagiye mu nzu genda umurebe gara mushiki wanjye ibyo byari byo da la meze bite amakuru se ko naheruka kuza ku ishuri ejo nzaza ariko waruje kunsura ndi mu rugo sawa bavuga Ego. komera Komera. amakuru se Kuri ni neza. nani kure Ntabwo ari kure cyane. kujyana umuntu akaruha Gusa warushye. cyane ndetse n'umusaza se bameze bate Bameze neza. niba badakoma Barimo ariko nta kibazo. maze iminsi warabuze se Nari nararwaye. Ntabwo mperuka ku ishuri. urarwaye urwaye se Nafashwe mu mutwe. Niba ari ibisazi ntabwo mbizi. Nese ku ishuri amasomo ameze.
amasomo aragenda ni kwa kundi biba bikomeje kugorana. reka Ejo twakoze quiz nakoze kwizi y'iki ya physique. yego Abonyemo igice cya 0 nazo ntibayujuje. Yari igoye. uriya mutica se ko ahita ajyana abantu imbere gukora ibibazo wowe ntabwo yaguhaye Urazagumirwa pe, ntabwo yanjyanye nari nicaye inyuma. mbese yikopera Wakopera ute kareba nka kamera z'abahinde. mbese ubundi ntabwo yazanye ibyo twize cyangwa uba wasetse Menya yarazanye ibyo muri kaminuza wa muntu. Nabonye nta na kimwe nari nzi se, byose nabonye ari ubwa mbere mbibonye. cyane ubundi nakuzi wowe ntabwo bari ntaramutse yego umuntu ni uwahise mukobwa umunyeshuri twigana ndabona noneho wishimye mwakoze kuza kunsorera umwana njye muza kumusura warabikunze N'umunyeshuri twigana abadukopeza niyo mpamvu tuza kumusura. mwagiye mwiga nyine n'abakopera Wa muntu ibintu byo kwiga wabivamo. Bishobora abakobwa bamwe byaratunaniye. ahubwo abahungu nibo babishobora abahungu baba bumva ahubwo saa yine zitinze kugira ngo bigire kwiterera umupira Uzi none saa sita zigeze nibyo mpampunze. ntabwo umwana warataho ujye wigira naho ubundi aha ngaha barahazi mwebwe se ntabwo bazancuka Nkunda isa. cyane bakagushuka ubwo ubizi ko bazagushuka ntabwo Ahubwo uzabyemera ni ntabwo udushuka. nabikora mbashuka gute se kandi mbakoko Kubera iki se utuzi imbere urumva utadushuka? Wadushutse tukaya. reka mbe mbaretse nyine mugume muganire ejo nzaza ku ishuri Aha. Ushaka uzabyorere. Ute kwisi ya mata. yesu ubwo se uriya mwarimu mana Yabonye imibare none wagiye ni y'abapilote. Igoye kubi. mbese kabiri tugabanyije kabiri ubu byakunanira kabiri tugabanyije kabiri ni kangahe Ashobora kuba azi umupilote w'ubuhinde. kabiri tugabanyije kabiri Ni kangahe? Nzakopera. yesu Mbese imibare nzayikopera ntabwo gutya. nzagukopeza Nzafatika yanjye ya note nzaye mbikoporora. uriya mwarimu uba ujya areba nka kamera se Nzamumena urusenda mu maso. uriya mwarimu aba akazi Kanitahe. Banje kureba ukuntu umeze. sawa nanjye Ako fizike n'ubundi izagutsinda. aha abashyitsi se batunguranye nari nzi ko nzajya ku ishuri batunguye kanegere mu nzu nawe mbari Mukobwa wanjye ko ndeba wagira ngo uri kuzunza imitwe byagenze bite? Ndabona rwose uri gutekereza ibintu bya kure. Ni ikihe kibazo ufite? oya ni umuhungu twigana nyine yari yambwiye ngo araza kunsura nyine nari gutekereza ibyo nzamwakira Umuhungu mwigana ufite abashuti bawe bagusura. Nsanze nubwo wari umeze kuriya ariko mbonye mu maso nibura hakeye usa naho nibura mwaganiriye ukisanzura. reka nabo mba mbakumbuye Wakumbuye dore umaze n'iminsi urwaye ntabwo biba bimeze neza ariko se yarakoze nca kubaza uriya mama wawe iyo muri kumwe biba bimeze bite? mama se anyereka impuhwe nyinshi Oya jya wisanzura mukobwa mwiza rwose, jya wisanzura umbwire ubona nta kintu agukinga, ubona ibintu byose wisanzura nta kibazo gihari. nyuma yaho niba nabyihishe Umwana mwiza. Okay, nanjye nicyo kintu nifuzaga buriya njye kumuzana. Navuze ntabwo umwana wanjye yaba agize agahinda ko kubura nyina ngo nzane n'umuntu uzatuma ateseka. Ndavuga nti rero
kaza n'umukobwa nibura uzajya umuha umwanya bakaganira bakanamwisanzuraho. Mba mbona utirekura ngo mubwire buri kimwe cyose nk'umuntu nyine w'umubyeyi kandi buriya ni mukuru. nubwo ari mukuru se wapfa kumwisanzuraho uko ubonye ushobora kukureba nabi. Oya ntabwo ibyo akunda kubikora. Sinzi impamvu ahubwo umukeka gutyo. Ni umuntu kandi arumva ikibazo cyawe akagishyiramo kugitekereza, agashyira mu nyurabwenge, akareba nimba icyo umubwiye gikwiye gukorwa nawe akagikora. Reka iyo ntahari nawe aba ahari. Rega ariko nanjye icyo mubwiye aragikora kucyumva nkabona okay. Arimo se? arimo. Noneho uziko saa kumi n'imwe zageze, kajye gushaka utwatsi tw'ihene, kajye gukuramo bino byenda, njye gushaka utwatsi tw'ihene. Nta kibazo. Sawa wanjye. Shiri wanjye noneho ariyo mwuka bya se buriya sankunda umuntu uva gukora nkahita nirukira kujya kumusura nabanje koga. Mayi Niriwe Yego. meze mute? Meze neza. Ariko Shiri buse sinde bukwandize ko meze mute se? meze neza. Mera cyane. Makuru y'iminsi se Shiri? Amakuru ni meza. Ariko mana reka nkubwize ukuri, urukundo dore haravuze ngo urukundo ni impumyi, ngira ngo ni ukubeshya. Ariko se ubundi kuri n'ibipanga. Ese Sheri si ubizi ko buriya reka nkubwire, iyo nkutekereje agatima kagatera bituma n'ibyo ndi mu mita mbivamo n'ukuri. Dore ubu narindi mu murima numva umutima urambye ati se koko Sheri wanjye, ubu Sheri wanjye yiriwe ute, uba harameze ute, bihita bituma nta nubwo no mu rugo ngezeyo. Sha nawe usigaye nsebye ko papa nakubona sinzi. Se Sheri papa wawe ntabwo akunda abakozi? Use kuba niriwe mu murima cyangwa nkumva agatima gateye nkumva ndagutekereje nahita nza ameze gutyo umusaza yansebye ko birumvikana uvuze ngo uri umuhinzi cyangwa uri umukozi ariko bikagize ubwo suje ugakubita. Sheri erega reka nkubwire njyewe nuko mba numva biba byanze, ubu mba numva umutima utari hamwe. Buriya numvaga kugira ngo nzave ku isambu ngere mu rugo njye kwitegura kugira nzakugereho, numvaga ari nk'umuntu wabaye wari ufite ikibazo. Nukuri kw'Imana erega Sheri reka nkubwire ndagukunda n'impamo y'Imana. Meze bite se? Ni byiza. Kabera musore. Meze bite iwanyu yo? Iwacu turaho nta kibazo. Kuri no buri miroso uvuye? Ewe narindi ku isambu, ubwo rero amasaha yo gutaha yarageze, nuko nari mvuze ngo nyure ku mushuti wanjye nze musuhuze menye uko ameze. Ngo mwiganaga wambwiraga? Ya umushiri wanjye. Sheri wawe. Bondi se kari mushiti wanjye. Sinakubwiye ko hari ibintu by'ibishisho. Ubunye ntabwo nari Ese makuru birasaba rero ngo uzajye ubwira mu rugo uko bimeze. Uyu mukobwa wanyu ni inshuti yanjye ariko nyine uri kumva ko akwiye kujya ababwira. Okay, ntaribe ngaho mwe muganira. Ka Yano baniki Nta kibazo. Ese Sheri ko icyo utabwira mu rugo ufite umukunzi se Sheri ubona ko ndi umusore mubi ku buryo wareka kubabwira ko dukunda cyangwa ntabwo nkunda? Nuse kubera icyo utabona cyangwa nuko wamugana imba mvuye mu uri kugira ngo nzakwishyiremo cyane amasomo. Sheri ntabwo amasomo yakunanira pe, ni ukuri kw'Imana. Ariko ibaze nanjye kuba nemera nkava mu murima
agataragaho naho kugira ngo nkarabira no kunamagura bari gusa ahita nza niruka ngo nje uje kundeba nuko wanyishyizemo ngaho ngewe rero ndi mu ishuri nkagutekereza ariko sheri nshaka kuzava no mu ishuri kuko ubusereba nzategereza igihe uzarangiriza abasore bubu noneho baba bakureba reka data sinakubwira dore ngejo bundi hano ngo hari mushuti wanjye wambwiye ngo yahuriye n'umusore ngo mwiza gushabutse reka data uraje uzabone mfite uburimiro tangira ngo kari agasore n'ubundi katajya kiyitaho reka ni sheri ndabizi ko ndi umukene pe nta mafaranga ngira ariko ndi umukozi ejo hazaza dushobora gukora nyine ni mwiza yambara neza none se sheri ngewe ubona hari aho ngahitse basi naho gahitse ariko kuva yaramuwe iyo areba n'umukobwa yari no kugwamo reka ese sheri ngiye ikintu tekereza umuntu yatangariye ni mwiza yambara none se sheri ngewe rero hari ibintu bijya binsetsa abasaza bubu rwose ababyeyi bubu hariho abareba bakarebera imikorere y'umuntu batagendeye ku bwiza none se ubwo musore ntaba yambaye neza nibyo umusore akazakuzana mu rugo ukicwa n'inzara nanjye w'umukozi uhinga nkazana ibyo kurya mu rugo ubwo tuzaba duhuriye sheri ku maso nanjye nshobora gucya nkamera neza nkambara agakweto nkamera neza ndi n'umuhinzi ariko se wa wundi uzambara neza ari wa wundi wirirwa mu rugo rwose akeye ejo mukicwa n'inzara ibyo bintu byaba ari byo kuvuga amagambo menshi ntabwo ari byo bikorwa ndagukunda pe nose sheri ikintu kibura ni iki ikintu kibura se ndumva ntacyo nyine gusa ugerageze nyine ugeze hano wose umeze neza reba nka papa akunda kunsebya uri gushaka kunsebya ariko cyo kuzereka mu bwira ngiye kwisubira noneho ariko nanjye nuko mba numva biba byanze umutima mba numva byanze kabisa nkavuga ati sheri wanjye sinzi nkumva nkutekereje umutima ugatera nkumva pe birananiye burundu ahubwo sheri reka nkubwire uzi ikintu kiriho reka nahe dore mvuye mu murima reka nahe nanjye njye kwimeza neza ariko noneho ubutaha noneho ni nabyo ariko umusaza nawe arebye kure ntabwo yanyanga kubera ko mba mvuye mu murima rega umusore ni uwakoze ntabwo nkwiye reba kugenda nawe ndabimubwiye biramutunguye kandi ni ukubera nuko utamubwiye ko dukundana nabimubwiye rero ngiye kwisubiraho ndabizi kandi katazanyanga ndaza kureba ibisubizo nzakora uko nshoboye kose pe kugira ngo umusaza atazanyanga nzamubere umuntu nawe ijambo wazamuye wumve mu ishuri ryibagirwa ese sheri nzabigenze niko ariko nawe ntugatume ibintu birambirana ubwo kuragira ngo uzahame mu ishuri paka abasore bari kukureba ejo uzabone kaminuza sheri kaminuza uzayiga turi kumwe kaminuza uzayiga turi kumwe sheri reka ukuntu ngukunda ntabwo numva ko rwose waziga ubwo si icyo gihe cyose mo ndakora kugira ngo nzagutegereze sheri ndikumva bitewe n'abasore ndekure abo muri iyi minsi bari kuza bakwirebeshwa ejo nabo batategereza iyo kaminuza bahita bakuntwara ariko nta kibazo nzajya nkucungira hafi aho kugira ngo ako sheri nawe utazigera unendeka ntabwo nagutendeka kuko bibaye na ngombwa da sheri utazabikora sheri ndagukunda pe sheri rero reka mbe ngiye nanjye njye kwimeza neza uri kubona ko nyine mvuye mu kazi reka ngende mbe ngiye nsuhuriza umukecuru nka basaza bawe ntirirwe sawa genda ndashaka kubwira ushize wari wambwiye ngo wasuwe n'umunyeshuri mwigana ejo bundi ndongera ndakubaza ndetse ni umunyeshuri mwigana urambwira utoya ni umuntu wo muri izi karitsiye uriya mukobwa uriya muhungu ubwira ko munakundana ubundi kwiga no gukundana ugiye kubifatanya papa wanjye nkubwire nanjye sinzi uko byanjemo utangiye hanyuma se koko uriya muhungu uramukunda mukunda hanyuma kwiga ariko ntabwo namurutisha kwiga nyine ngenda ashaka guhitamo ikintu kimwe nimba ari ukwiga cyangwa se nimba ari gukunda uriya musore ariko ubu utari kwicara hazaza hawe uzi ko ngufite uri umukobwa umwe w'imfura none urabona icyerekezo cyawe ari iki
noneho reba ukuntu ukasa agufata nk'umwana we buri kimwe cyose aragikora ku bwawe noneho ibaze noneho aramutse ko yemera ko nkurihirira ibaze noneho aramutse amenye neza ko ufite za mashini noneho zitakandagiye no mu ishuri nabyese arabizi nawe nabyese ariko ngaho mbwira hari ikintu ariko udashaka kumbwira ntubwire iki umukobwa nzamushobora noneho ndashaka njyewe umbwira ikintu kimwe urahitamo kwiga cyangwa urahitamo gukomeza ko ndabona ugenda ahitamo kwiga urahitamo kwiga ubwo bivuze gura muhungu uramuparitse nawe ndakomeza mukuru ibintu bibiri wapi ndashaka ikintu kimwe mbese papa wabonye nta gahunda afite umuhungu uriya ni umusore ubona w'icyerekezo ku buryo umusore uzi imirimo hanyuma se nyine reba ngenda nyoko urumva twese twarize nyoko nawe ari ariko se papa uri kuvuga ngo abantu bize abatarize bo ntabwo babaho igihe cyo nshaka kumenya ese uriya musore uramukunda nakubwiye kangahe nakubwiye ko mukunda mva ari ikintu mubwira nakubwiye ko njye na mama wawe njye n'uriya tubana twese twize ese umusore uza kugutereta mva mbanze nkubaze umusore uza kugutereta n'uburimiro ni umusore nyabaki ngaba yankumbuye nese agukumburana uburimiro ajya ku isambu akaba ari hagukumburira kuki se atagukumburira mu rugo seka aba yakigumbwa ashaka iriya sura aza afite umenye ko nawe ari kuzaza umusuza buri iza bigushimishije bantu nsubiza iza bigushimishije mbwira iriya sura aza afite iza bigushimishije uzakora akakora hanyuma use nawe ese tuzaba turi umwe buriya rero hari ikintu utazi kuba usa neza kuba bari kukubona nuko uri umunyeshuri ukaba usa neza wiyitaho none se reka mbanze nkubaze ari uriya yaje n'uburimiro nakubwiye ko dukundana n'uriya waje ari umunyeshuri uba wumva nakundana nawe icyerekezo cyawe uyu munsi uri umunyeshuri jyana n'injyana nimba ari umunyeshuri muri kumwe ku ishuri mu masomo muri kumwe murafatanya mwagira n'imishinga mupanga mushoje no kwiga ejo mwabona akazi ariko se buriya akazi ke kabaye guhinga hanyuma se nawe uzamukunda ureke kwiga ese biriya bisaza byaraye epfo bifite amafaranga byarize kuba bafite amafaranga kera ubutaka bwarabonekaga ku mafaranga makeya yewe n'ubwo umuntu twarabubonaga ariko uyu munsi rero ntabwo muzabona uriya se yakubwiye ko se iwabo yazunguye hose yavutse ari umwana umwe nese kera wari utuzi umwana wanjye baramuhinduye ntabwo umwana wanjye niwe wambwira gutyo njye ndi muzima nakubwiye ko mukunda urambwira ngo nanjye nkomeze amashuri ubwo uramitiramo kimwe okay diso icyo urakibuka hitamo kwiga cyangwa se gukomeza gukundana n'uriya musore mva njyewe ngiye gukomeza kwiga ariko nanjye ninsoza nzongera dukundane urabinyemereye ugiye kubanza wige ntabwo nzongera kubona kera hano ubwo nyine niba natabimubwiye azaza ariko uzabyihangana ariko buriya nta nubwo mujya muvugana kuri telefone tuvugana rimwe na rimwe mvugana rimwe na rimwe rimwe mbona nunguye okay ndashaka noneho rero iyo fone mwereka akantu nikorera uranyumva ubwo mu kanya ndaje ngiye mu nzu nze gushanga wabitekerejeho neza ku mwanzuro wafashe ntumbwire ngo wawutse ndashaka kumenya neza ko umwanzuro wafashe wawutekerejeho ariko icyo nkubwiye cyo ngo ukarabiye imbere uranyumva nindamuka nsanzwe uri kumwe n'uriya musore nta kindi kintu nzongera gufasha nturiye njya kubona ntago nzamwemera kugira ikindi kintu njya kumufasha urisanzura tuguha uburenganzira ku buri kimwe cyose ariko niba udakeneye kunyumva gaso uzashaka
ndaba ndabyiga mumeze Meze neza mwana wawe. hari ikindi cyo mu rugo rufasha Nta kindi gihari kandi wowe usa neza. ese ntabwo birashya Si wowe ikigiye. kigeze ubu se kigeni ryari Haracyari kare nawe. hano warasonza sha umuntu aba yakoze imirimo y'imbaraga niyo mpamvu aba ashonje N'umwana naba yatatse kasha wowe. umwana buriya umwana se ubundi aba yakoze iki Bayakoze umwana wanjye ntukamubeshye. imeze ute se igikoma ureba nawe usigaye ureba ni sesemi ubundi ufite ikihe kibazo bifasha ukareba umuntu ntacyo mvuga nitera wowe ntabwo uba ubibona umukobwa wawe yemba mbona asigaye apima ibirere rwose bidasanzwe Ariko uyu mwana njye kuva yagera aha ngaha niko mubona buriya nyine mufata uko mubona. ntugu yitereye Aho njye mbona ariko ateye njye narabyangiye. Ahubwo nimba hari ukundi awuzi ateye ni ukugira ukamuganiza akajya anyihezoraho nk'umubyeyi kuko njyewe mbona hari ukuntu ndeba indoro yawe hakaba ari ikindi kintu ushatse kuvuga ariko ntutobore nkubwire sinzi ntacyo kuvuga ufite ntacyo kuvuga ubu mfite ngaho uganire na nyoko ndumva naninaniriwe Miriwe. mwiriwe Miriwe mute. katwiriwe neza. None se wa mugabo wawe sara. Umugabo wanjye nawe uhari. Kiriya kigabo cyawe n'ubundi mbamo nagira ngo ni icyafete. Apo nanjye ariko cya kigabo ntabwo gikunda. Sinzi wanditse n'ubundi ntashaka gutorokana n'ubundi njye mfite amafaranga kumurenza. Ahubwo Ndetse tukazashaka ukuntu twigendera nkagutanga aha ngaha. byaba ari umuti ahubwo. Byaba ari umuti dore umwana aba yanesheje umutwe nta n'umukozi Ko njyewe yamushakiye. umva ikigore cyanjye wongeye kucyirukana mu ikwiriye. Ahira. Do.